Itsinda ry'impuguke mu kuvura indwara z'imbere mu gituza cyane cyane ibihaha riturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi riramara iminsi 3 mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal ritoza abakozi babyo kuvura ibihaha bitagombye kubaga agatuza nk'uko byakorwaga mbere. Iryo tsinda rigizwe n'abaganga b'inzobere batatu bayobowe n'umunya Espagne Diego González Rivas, aho kandi hari umunyamaroc Soumeil Boubia ndetse n'umurusiya Victor Markushiu. Aba baganga bagenda bazenguruka hirya no hino ku isi batoza abaganga bo mu bihugu bitandukanye kubaga umurwayi hifashishijwe ikoranabuhanga ryo kwinjiza mu mubiri w'umuntu utwuma tubaga inyama zo mu nda hatabayeho gukozamo intoki. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, Dr Sendege Augustin, ashimira iryo koranabuhanga ryazanywe n'inzobere mu kuvura indwara zo mu gatuza kuko ngo ari uburyo bwo kurinda umurwayi ububabare no kumworohereza gukira vuba. Dr Sendege yagize ati: uburyo bwajyaga bwifashishwa mu kubaga no kuvura indwara zo mu gituza cyane cyane z'ibihaha kwari gufungura ahantu hangana na santimetero 12. Uko gufungura ahantu hanini nubwo ushobora kubona ubwo burwayi bituma umurwayi akira atinze. Nk'uko mwabyumvise hari itsinda ry'abaganga b'inzobere mu kuvura indwara zo mu gatuza bari hano mu bitaro bya King Faisal, baje kugira ngo batwereke banatwigishe uburyo bushya bwo kuvura indwara zo mu gatuza binyuze mu kubaga cyane cyane ibihaha hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ngira ngo nk'uko babivuze ubundi ikoranabuhanga cyangwa se kubaga byari bisanzwe, umuntu yabagaga apfumuye agatuza kose, icyo gihe bigatera ikibazo kuko bituma umurwayi amara igihe kinini mu bitaro. Ikindi cya kabiri akaba yagira ingaruka nyinshi nyuma y'uko bamubaze. Ubu buryo rero gushya no gutuma umuntu abasha kubaga afunguye hatoya kandi akoresheje ikoranabuhanga. Ibyo rero tukaba twumva ari uburyo bushya bwo kuvura buzaza cyane cyane cyambere kuziba icyuho twari dufite. Ngira ngo no mu Rwanda ntabwo dufite abaganga benshi babasha kubaga indwara zo mu gatuza, kuko kugeza ubu ngubu dufite umuganga umwe w'inzobere w'umunyarwanda ukorera muri ibi bitaro. Icya kabiri ni uko nk'uko ubuvuzi bugenda butera imbere, indwara zose tugomba kuzibaga dukurikije ikoranabuhanga cyangwa se uburyo bugezweho, kuko twabonye ko bituma cyane cyane inshingano zacu z'uko n'uko umuntu aba avuye umuntu nyuma yaho hari ubuzima kandi umuntu akabasha gukira vuba. Ubu buryo rero cyo navuga ni uko bukoreshwa cyane mu kubaga ibihaha, indwara z'ibihaha, ariko bigasaba yuko abarwayi bategura neza kandi bakaba bari, kuko si bose bakoresha ubu buryo, buriya nta buryo bumwe ku ndwara zose, ariko ngira ngo ni gahunda itangiye cyambere izatuma tuziba icyuho mu byerekeranye n'ubushobozi n'ubumenyi twari dufite. Icya kabiri dushyira mu bikorwa inshingano z'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byo gutanga ubuvuzi bugezweho. Dr. muri yo tekiniki itandukaniro rihe mujyana nuko nyine uko byakorwaga, uko mubona ko harimo ikibazo? Yego murakoze. Ngira ngo uburyo bundi bwajyaga bwifashishwa cyane bwo kubaga indwara zo mu gatuza cyane cyane z'ibihaha kwari gufungura no kuvuga ngo ufungura ahantu hangana na santimetero nka 12. Bigatuma rero ufungura cyane. Uko ufungura hanini niko nubwo ushobora kubona ubwo burwayi buri aho ngaho, ariko umurwayi bituma akira atinze akamara igihe kinini mu bitaro. Rimwe na rimwe akaba yamara n'iminsi 10-15 ari mu bitaro. Ariko ubu buryo bushya impamvu bavuga yuko bukoresha ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo ufungura ahantu hatarenze santimetero 3 kugeza kuri 5. Icyo gihe ugahita ushyiramo aho uwo mwenge mutoya wafunguye ushyiramo kamera kugira ngo ubage urebera amashusho kuri screen cyangwa se icyo twakwita televiziyo. Hanyuma na bya byuma byose ukoresha urimo urabaga bikanyurizwa muri wa mwenge. Ni ukuvuga ngo ikinyuranyo gihari, wa murwayi wamaraga iminsi 10-15 mu bitaro ahamara iminsi 2 kugeza kuri 3. Icya kabiri, ububabare agira nyuma buragabanuka cyane. Icya gatatu navuga ni uko no kubyerekeranye mwahoze muwaza n'ikiguzi. Ikiguzi gishobora kuba kinini gitangira, ariko kubera abantu bihuta
ikiguzi gishobora kugenda kigabanuka, cyane cyane ko twumvise ko hari n'ahandi muri Afurika bikorwa. Icyo gihe rero ndumva ari inyungu kubuvura, ari inyungu ku bitaro, ariko cyane cyane ni n'inyungu ku murwayi ubasha kuvurwa neza kandi akabasha gukira. Abantu se abanyarwanda bazahugurwa cyangwa se muri ibi bitaro azigishwa gukoresha ubu buryo ni bangahe? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubu buryo bukoreshwe ntabwo navuga ngo uhugura umuganga gusa, ni ukuvuga ngo ni uguhugura ikipe. Ni ikipe irimo abaganga, ikipe irimo abaforomo n'abaforomokazi, ndetse n'ikipe y'abasinziriza, kugira ngo abantu bose bahurire kuri ubu buryo. Ngira ngo nibwo tugiye kubitangira. Ngira ngo iyi kipe yari ihari kugira ngo abantu banoze uko byakorwa. Ubu rero igikurikiraho ni ugushyiraho plan dufatanyije nabo, kugira ngo turebe ese ubu buryo cyangwa ubu buryo turabwubaka dute. Igihe bizamara ntabwo nakibabwira nonaha, kuko harimo gushaka ibyo bikoresho bigezweho, harimo guhugura abo bantu bose, ndetse bashobora guhugurirwa hano nk'uko aba baganga baza, ariko n'umuganga wacu ashobora kuzajya hamwe mu ho bakoresha ubwo buryo kugira ngo abashe guhugurwa. Birumvikana rero kugira ngo tubashe gutangira ubwo buryo ntabwo byafata munsi y'amezi 9 cyangwa umwaka kugira ngo tube twakoze imiti yose, ariko ntibujijwe ko batazajya baza kubaga, ngira ngo aya makipe azajya aza adufashirize hano ku buryo n'abarwayi bazabyungukiramo. Ikindi si we yavugaga cyuko ngo mushobora kugirana n'ibiganiro hano hakaba senta yuko n'abandi baganga bo mu bindi bihugu bya Afurika bazajya baza gufatira ayo mahugurwa hano. Yego, nabyo ni ibiganiro tugomba gukorana nabo, kuko ntabwo ari bo bonyine, ariko hari n'ubundi buryo bwinshi burimo buratekerezwa kugira ngo aha naho habe senta ishobora gutanga ubwo bumenyi. Ariko bisaba yuko haba hari timu iri hano, ariko n'izo timu ziva hanze ziza gutanga ubwo bumenyi zikaza. The difference between thoracotomy, which is the classic approach, and the technique that is doing here for a long time is that we have to do a very big incision, spread the ribs, so that makes like a 20 centimeter incision, and we have to create a big hole on the chest to operate with the direct view on the hands. That means that this is very painful for the patient, because the patient have to stay at the hospital around normally 10 days, 1 week to 10 days, and it's a little bit painful for him. So the difference is that with this technique we use a small incision, like a 3 centimeter incision, and we can do the same with thoracoscopic instruments and with an endoscopic camera. So we just put a small incision, we put all the instruments, the camera inside, and then we watch a screen, and we do the operation watching a screen. We don't need to put our hands inside the chest, and this is why the patient has less pain, better recovery, and can go home in 2 days with little pain. So the difference is very huge compared with the traditional approach and the uniportal valves technique. Single small incision. I developed this technique in 2010, and since then I'm traveling around the world teaching this technique. I have operated in around 120 countries so far, which is, that means that most of the countries where I go, they start to develop this technique. And nowadays, uniportal valves is being performed all over the world. And in some countries, it's the main approach. I was in Africa doing operations in more than 20 countries. And I like to come here because I like to motivate, to stimulate people to do it better and better. So I hope this will be not the end. This is just the beginning here. The surgeon here is very, very stimulated, very passionate about this, and we want to continue to be in touch with him, just by phone, by WhatsApp, by Instagram, wherever, just to continue training him. Maybe he can come to our training center. I come back again with my team to continue doing this training program. Of course, that will provide to the patients, an improvement in their quality of life. So that is why it's so important to implement these techniques, minimal invasive techniques,
because the patients will feel more confident, more happy. We will have better outcomes. So I think it's very important to start these programs, to tell them, and I think the media is very important to show them that in this hospital there are initiatives, they are doing this kind of international training, because now, as you can see, we are here from different countries. I'm from Spain, they are from Russia, my colleagues are also from Morocco, so Switzerland, so this is like an international exchange, and I think it's very important for the country. For the first time, we did first thoracoscopic anatomic cases, and the patients should know that in this hospital we are starting a VATS program.